naje gufana Tom Close, naje gufata King James. Yes. Abo bagabo bose nibo bari amafaranga yanjye. Kabana uje tukubonye hano Kigali Universe kandi akeshi ngenda uvuga ko ari abahanzi bakurimo amafaranga wabuje kwishyura. King James afite amafaranga, Tom Close nayo afite. King James ari he? Ari King James. Izina ry'Imana mubaze nguri. King James akurimo amafaranga ngahe Kamana? Kandi amafaranga runaka ahubwo twagiye dusangira kwa Vena, dusangira hariya Kaoshi, twarasangiye. Singuru nimba tanzi. King James. Naguze. Mwarabanye muri aparito. Uranzi. Nako mubiwe kwanzi. None sira umubwe n'amafaranga yagarure. Mumwese abantu bagiye muyarya mugiye kuyagaruza. Bisoso yarahari. Kuri amafaranga ngahe kana wa mwana uba muri ministeri y'amaraso bita Tom Close. Tom Close jako namwitangiye. Kabana ngara kabana. Sendera ari he? Akabari vuga ati King James. Sendera we n'umwese korosha. Yandi amafaranga menshi. Rero abayari yo mwese mugerageze muyagaruze. Ubu mugiye kujya mwishura. Ariko King James we aritonda. Twarasangiye kwa Vena. Bisoso afite akabari. Cinjije bose namuhamagaye ari kumwe na Jay Polly. Baraza twicara hanze dukora ikiganiro. Iyo uguriye abantu round 20 bose ukakishyura fagitire. Buryo wose fagitire y'abantu 20 we wayishyura. Yego. Inde. Riderman ari he? Riderman. Ntabwo wemera kuri tuza amafaranga. Ntabwo wemera kuri tuza amafaranga kamananga. Nabonye kino kizenza. Ari he? Amafaranga yanjye yari miliyari yarashize. Kizigenza nawe ari muri bamwe mu bayari yose. Kino kizenza yaje ejo bundi ari umwana mutoya. Ariko nta mutare ku mafaranga yanjye. Ntabwo njya mbeshe jewe. Wansubiza miliyari wansubiza miliyari. Nakubaka amashuri. W'ikintu cyambabaje ntabwo nubatse ibitaro n'amashuri. Nagerageza nkubaka ibitaro n'amashuri. Kuko n'ubundi amafaranga yagiye uwabareyo. Yagiye gutyo uwabareyo. Ijana bo bigeze he? Mituweli naziguze Nyamasheke. Nageje udufaranga tuvi Burayi twa Taifa. Taifa ngo azame igifurungwa cy'amafaranga. Nzahita ngena nishyura mu mituweli ijana z'abantu nemereye Nyamasheke. Nta mafaranga mfite ibitekerezo. Abana tukubonye hanga muri Kigali Universe ujuje kureba imyitozo cyangwa warujuje kwinywera gacupa. Njyewe MTN yambwiye ngo nze hanga ngo batsinze ibiganiro ngo ibintu bafite byo kuzenguruka u Rwanda rwose by'abahanzi. Iwacu misika ubwo twabigeranya na Guma. Ubwo no kuvuga ngo ngarutse muri Guma. Ubwo no kwongeye kuzenguruka n'ubundi sinya ndyama. Ubwo ngiye kuzenguruka u Rwanda n'ubundi. Ariko zibura MTN zamazara. Shaka indi company. MTN iratubeshya mu iminsi. Yadukupa ibintu byanuza. Ejo woje amafaranga yakugezaho. Ejo warezaga amafaranga bikanga. Ejo kweza amafaranga bikanga. Nawe na Desai service birapfuye. Ego. Desai yambwatira kamwezi 20 agakana bikanga. MTN imaze kumombya hafi miliyoni 2 gwerejo. Miliyoni 2 ziguciye mu myanya y'ino. Amafaranga. Aho bita abantu notre mu Burayi. Aho bita bagasore muri Arizona muri Amerika. Byanze. MTN kuduhomba. Kabana ngo bita eto office ngo yakwishyura inzu umwaka. Yishyura umwaka. Amafaranga y'ibyo kurya byaraguzwe by'umwaka. Ariko ngiye kubwira directeur wa MTN. Je suis capitaine Isaac. Il y a quelque chose pourquoi parce qu'il a jamais, il y a longtemps. Tout le monde a qu'à faire. Ibintu muri gutuba muri service urajya guswapisha ukamara amasaha imisi bibatara gwa swap. Abana je muri twakubonye uri gutarishyura bigenda juje mu kirere. Erega na mutagira ideni. Ubwo rero sagitarishyura. Abana je muri twakubonye uvuga ko kwa muganga bakubujije inzoga ariko ukaba wazisubiyeho nukubera iki? Wa mugabo rero inzoga bambujije. Ngewe ngira depression ngwara kantu ka diabete kwera amafaranga nabuze. Nukuvuga ngo namutse nkwe Fanta mfite ka diabete kafite dogere 270
ndamutse nyweye fanta byagera muri 300 ubwo naba ndimo ngana mu buturo bw'urupfu nta muntu urwaye diabete unywa fanta ubwo naba ndimo njya mu buturo bw'urupfu ubwo nzajya nywa akayoga kamwe cyangwa tubiri kapitene Isaac amagambo mwankuragamo arahagije ciao ciao Kamaranga akaba yagiye gusuhuza King James, asuhuza Riderman, avuga ati King James twarabanye, ati Riderman twarabanye, avuga ati nyamuna King James karakanye, ariko King James ubona ko yakurikiye match, ashaka kugira ngo arebe aho match igeze, ashaka no kumva byari byo. Ariko Kamaranga rwose. Ikindi cya kabiri wamenya nuko bamwe mu bantu bitabiriye kino gitaramo harimo uje Imvura Claude, akaba manager wa Bwiza, harimo abayemusi batandukanye, harimo abanyamakuru banyuranye, harimo abantu batandukanye kabisa naboze mbona mu biki. Ababwira bati se abantu banye ko twabaye kera nkiri umukire ufite miliyari bimeze bite? Bubu asuhuje Kamananga, avuga ati ngwino tuganire, ngwino nkubwire anubwo babona bamukandiye akanyenyeri kabisa. Kamananga akaba rumwe mu baroyo bafana ba Rayon Sport bazwi cyane, nk'umufana cyangwa se mureyo w'ukuri cyangwa se wo ku mutima, akaba agiye kuganirizwa n'umuyobozi mukuru kugira ngo baganire mubaze ati se waje muri Kigali Universe gute. Ibyo rero bikaba bivuze iki? Bikaba bivuze ko Kigali Universe ari ahantu hagendwa n'ingeri zose, ubwo bivuze ngo n'abatwumva bari hirya no hino baze kuza rwose basohokere muri Kigali Universe. Ni match rero imitego bimaze kuba no kuvuga ngo mu kibuga cy'abahanzi habanjemo Riderman, abahanzi basanzwe bazwi, habanzemo mu izamu witwa Kadafi Pro barasanzwe bamuzi, harimo na Mushyoma Bubu, akaba ariwe umuyobozi wa EAP cyangwa Neri Ngabo, akaba ari umwe mu basani cyangwa se muhanzi basanzwe bazwi hano bazanitabira ibirori cyangwa se ibitaramo bigiye kuzenguruka igihugu. Mu izamu rero ry'abanyamakuru harimo Patrick Entertainer, akaba ari umwe mu banyezamu ariko nabundi wagira ngo batitoje neza kabisa. Hakazamo ndetse n'uwitwa Akayezu Jean de Dieu, akaba ari we uri gukina gatatu y'abanyamakuru, ariko kandi ku ruhande rumwe harimo ka Pizo Pication, hakazamo n'utwa Gentil Deo, ndetse tutibagiwe nande, hakaba harimo na Babu watsinze igitego cya mbere cy'abanyamakuru. Ni match yakaniwe ku mpande zombi, ariko mu by'ukuri ibitego bibiri by'abahanzi ndetse n'abashoramari cyangwa se n'abari muri EAP. Gentil Deo amanuka umupira ku banyamakuru, ariko ntiyagira ikintu awukoresha kabisa. Bivuze ko ubu tuvugana n'ibitego bibiri by'abahanzi kuri kimwe cy'abanyamakuru. Ni imbere zamu ry'aba umunyezamu Patrick Entertainer kabisa wagize ubwoba bwinshi cyane, afite ubwoba ko ashobora gutsindwa n'ibitego birenze bingahe, kabisa. Icyo twavuga rero uko ari ibitaramo bigiye kuzenguruka hano mu Rwanda, bizitabirwa mu buryo butandukanye, ariko abahanzi batoranyije harimo kujya mu kibuga. Ntabwo King James igeze agaragara mu kibuga, ariko ari hano kuri match ari kuyikurikirana ari hanze. Mu by'ukuri abandi batagaragaye mu kibuga harimo na Bulldog utarinjira mu kibuga, ariko mu by'ukuri ndemeza ko baza kubona umwanya nawe agakina. N'abahanzi bari gukina systeme y'aba defenseur babiri, hagati hakaba hari umwe bakatikisha abandi babiri, ariko mu by'ukuri abanyamakuru bakaba bari kwatikisha, bari gukina 2-1-2, akaba ari systeme itamenyerewe cyane mu mikino, ariko kubera ko abakinnyi ari bakeya nyine
birumvikana ni DPTV Rwanda je suis Mpagasi match turi kugerageza buryo cyitwaye bageza ariko tunabasobanurira mu bakinyi bagiye babanzamo nakubwira ko mu mwizamu uyu yitwa Patrick Tsina akaba umunyamakuru wa Fine FM ndetse akaba ari no kuri ku kinyamakuru cyitwa ni Voice ni Voice of what akaba arimo ariko nanone ku basanzwe bazwi yenda yitwa Cassier Pizon akaba ari umunyamakuru wa Max TV muramuzi ku biganiro bitandukanye yaciye kuri Salus yaciye kuri BNB yakorera Radio 10 ndetse biza kurangira akoze na BNB FM mwezi ariko ubungu bari kuri Gentil Deo Official mu bakinyi nawe bari bakina neza cyane abakinyi barimo nkaka ni match ndi kumwe na Firos komera cyane Mupagasi ikaze kuri DPTV Rwanda murakoze cyane tumenyere ko uri muri sport cyane iyi ngiyi ya shampiyona atandukanye harimo niyo mu Rwanda igitego cya gatatu cyaba rekada Patrick Tsina wabaye kimenyi yabaye byose Ikeri Kaziasi ndetse anakusanyiriza hamwe abitwa ba Emmanuel Ntwari ndetse n'uwitwa Thibaut Kurutu abashyira hamwe yitwa Entertainer uri kubona gute? Ndabona umukino ukomeye cyane kabisa hano ndabona abahanzi bafite umwuka kabisa terekamo igitego cya gatatu cy'abahanzi ariko wari ugikomeza ndi kubona abahanzi bafite umwuka uri kubona baraziranye bari gukinana bari guhana amapase nyine uri kubona ko nubwo ari match ya gishuti uri kubona ko wagira ngo baraziranye cyane bari kwataka cyane bari gunyina urabona ko hari ugukorana hagati yabo ariko uri kubona abanyamakuru bameze nkaho nyine ntago bigeze bakora umwitozo kandi twabonye baza kwishyushya hakiri kare mbere y'abandi bose bagombaga kuza mu mukino rero bari tayari kabisa bashyushye mbere ariko uri kubona ko abahanzi wapi ntakirimo abahanzi nyine bari gukora bari hejuru cyane abanyamakuru babona ko ibyabo ni ukuvuga abanyamakuru ndi kubona wapi kabisa kereka niba mu gice cya kabiri baragira ikintu bahindura ariko sinzi kabisa ndi kubona wapi twabonye line up y'abanyamakuru tubona uwo bita Entertainer mu izamu tunabona abarimo Cassier Pizon tunabona uwitwa Babu Rugemana wa Isibo barakina ukibona ino line up abanyamakuru babanjemo wabonye ko bakora kandi ariko mu kibuga biranze mu byukuri nk'umuntu uzobereye cyangwa se umuhanga mu gusesengura imikino itandukanye abanyamakuru bari kubura ikigo dusanzwe tuzi ko ari abantu bavuga byinshi ku buryo bakeka ko bageze mu kibuga babikora urebye nta kintu kinini babura usibye kumenyana nyine bakavuga ngo tugiye gushyira umupira hasi twatake hagati mu kibuga uri kubona ntago bari gukina kabisa nk'abantu nyine bagombaga urebye abahanzi tubazi mu bintu byo kwibyinira imiziki kuririmba ariko ubona ko abanyamakuru kabisa ikintu bagomba gukora ni imbaraga nyine kubaseriye mu byo barimo urumva noneho mu kibuga hagati bakahafunga cyane twabonye Cassier Pizon niwe wenyine uri kubona uri kugerageza gukina n'uwakinaga Babu bamukuyemo ari kujyamo mu kanya bakamukuramo nyine uri kubona ko bari guhuzagurika umutoza bari guhuzagurika kabisa ntago ari kubikora neza cyane umunyezamu unara kugeza amagingo ngayo watsinzwe igitego kimwe cyatsinzwe na Babu yitwa Kadafi Pro n'umukinnyi wabonye gute kuba wabona kuva ino match yatangira Kadafi Pro kubona ahubwo yatunguranye cyane urabona yafatira Amavubi yatunguranye cyane kuko uko twari tumuzi nk'umuntu yifatira amafoto gorazo ndani igitego cya kane cy'abahanzi yego nuze Kadafi twari tumuzi nk'umuntu yifatira ibintu by'amafoto gusa bisanzwe ariko uri kubona ko izamu ry'abahanzi ririnzwe neza ririmo nyine umuntu ubizi urumva ubigerageza kabisa yatunguranye cyane hano abantu bose hano bari kuvuga ngo Kadafi bitebye umwitozo ni ubura naho ibindi byose Kadafi ameze neza cyane hari abahanzi bari biteze kuza gukina nka King James ntago yakinnye Ariel Ways ari kuri bench Juno Kizigenza ntago yagiye mu kibuga wabyakira utakubona abahanzi basanzwe performinga neza hanze mu muziki ariko batari mu mukino ndani Juno